Igitabo cy'Itangiriro. Itangiriro ni igitabo kibimburira ibitabo 5 byiswe iby'amategeko bizwi n'abayuda nka Tora, bikitwa Pentateuch n'abakristo, bikamenywa nka Taurati n'abisilamu. Ni ibitabo benshi bemeje ko byanditswe na Mose mu butayu ubwo yari ayoboye ubwoko bw'Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa bagana mu gihugu cy'i Kanani, igihugu cyaje kwitwa Isirayeli nyuma yo guturwamo n'imiryango 12 y'abakomoka kuri Yakobo. Igitabo cy'Itangiriro kibimburirwa n'inkuru ivuga uburyo Imana yaremye ibiriho byose ndetse n'inkuru idasanzwe yo kuremwa kwa muntu wayirukiye byose, kigasoreza ku nkuru y'urupfu rwa Yosefu mu Misiri. Abasesenguzi ba Bibiliya bemeje ko igitabo cy'Itangiriro kigizwe n'ibice 2 by'ingenzi, reka tubyite inkingi ebyiri kugira ngo tutabyitiranya n'ibyo benshi bazi nk'ibice 50 bigize iki gitabo. Inkingi ya mbere yo tugiye kwibandaho ibumbiye hamwe inkuru zihera ku gice cya mbere zikageza ku cya 11, inkuru zerekana uburyo Imana yakoranye n'ibyaremwe byose, ariko cyane cyane inyoko muntu yaremye mu ishusho yayo, umubano wahereye ku kuremwa ukageza ku gutatanwa kw'inyoko muntu ngo ikwire isi, aho abatuye isi batangiriye kugira indimi zinyuranye. Inkingi ya kabiri ibumbiye hamwe inkuru zihera ku gice cya 12 zikageza ku gice cya 50, inkuru zibanda ku muryango umwe Imana yatoye mu yindi yose yo mu isi, ikagirana nawe isezerano ryo kuzawugira ubwoko bukomeye, ubwoko buzavamo urubyara amahanga yose azaherwamo umugisha. Umurongo wa mbere w'igice cya mbere cy'Itangiriro utangira n'ijambo rigira riti: mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Nyuma yo kurema ijuru n'isi, Imana yaremye umucyo, isanzure n'ibindi, isoreza ku kuremwa k'umuntu. Yaremye umuntu mu ishusho yayo, umugore n'umugabo iba ariko ibarema, ibaha umugisha, ibabwira kororoka bakagwira bakuzura isi. Imana yabahaye ubutware ku byaremwe byose ngo babitegeke, kandi baha uburenganzira bwo kurya imbuto zose bashaka ku bimera biri mu isi. Ishoje byose, yitegereje ibyo yaremye byose ibona ko ari byiza cyane, iraruhuka. Byose byari byiza, ibyaremwe byose mu mwanya wabyo nk'uko Imana yabigambiriye. Igice cya kabiri gitangira Imana iri mu kiruhuko nyuma yo gusoza imirimo yayo yo kurema, ikeza umunsi wa 7 yaruhukiyemo, ikawuha umugisha. Iki gice kandi gisobanura uburyo bwihariye Imana yaremyemo umuntu imukuye mu mukungugu, ikamuhumekeramo umwuka w'ubugingo, umuntu agahinduka ubugingo buzima. Imukebera ingobyi yo kumutuzamo muri Edeni, imuha inshingano zo kuyitaho akarya n'imbuto zirimo. Imana yahaye umuntu itegeko ryo kutazarya imbuto z'igiti kimenyesha ikibi n'icyiza, igiti cyari hagati mu ngobyi, imubwira ingaruka zizamuzaho umunsi azakiryaho, ingaruka zari zirimo n'urupfu. Mu kwinjiza umuntu mu nshingano, Imana yamunyujije imbere inyamaswa zose ngo azite amazina, nawe abikora neza, maze Imana iramusinziriza imuremera umugore imukuye mu rubavu rwe, iramumuzanira nawe amwakirana ubwuzu bwinshi. Urugo rwa mbere ruba rubonetse rutyo mu isi. Kuvuga isi nziza, ikirere cyiza, ibimera byiza, inyamaswa z'amahoro, inyoni mu kirere n'amafi mu nyanja, ndetse n'urugo rwa babiri rwaremewe gukwiza ishusho y'Imana mu isi, bitangira urugendo rw'amateka, amateka agikomeje n'uyu munsi. Bibiliya ntivuga igihe isi nziza yamaze ibyaremwe byose byishimanye n'umuremyi wabyo. Umuremyi wazaga buri mugoroba akaganira n'umuntu yaremye mu ishusho ye. Igice cya 3 kitubwira inkuru y'itangira ry'akaga kakomotseho ububi bwose, akaga kakinguriye urupfu amarembo ku bifite ubugingo byose. Inzoka yaje guhishurwa ko ari Satani nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 12 umurongo wa 9. Yasanze umugore imwoshya kugomera itegeko bahawe n'Imana, maze umugore asoroma imbuto babujijwe arazirya, aho n'umugabo we bari kumwe. Bakimara kurya izo mbuto, bagize imirebere mishya nk'uko inzoka yari yabwiye uwo mugore, imirebere ariko yanyuranye n'uko yaboshyaga, kuko yabateye kugirirana isoni hagati ubwabo, bishakira ibibabi byo kumbika ubwambure bwabo, aho kwibona barushaho kumera nk'Imana nk'uko inzoka yari yabibabwiye. Cyagiye Imana yabasuragamo kigeze, wa muryango yakundaga wagiye kuyihisha, maze Imana ibabajije icyabaye batangira gutungana intoki kugeza babiherereje ku nzoka. Imana yabahaye ibihano ihereye ku nzoka, umugore ndetse n'umugabo.
ariko inahishura ibanga ry'uko urubyaro rukomotse kuri uwo mugore ruzakomeretsa umutwe w'iyo nzoka, nayo ikarukomeretsa agatsinsino. Buri wese amaze kubwirwa ingaruka zizamubaho kubwo kutumvira kwe, Imana yishe inyamaswa maze ibambura ibibabi bari bikinze, ibambika uruhu rw'iyo nyamaswa, ibirukana muri ya ngobyi ngo batarya ku giti cy'ubugingo bakabaho iteka. Ubwo basohokaga muri Edeni bafite ipfunwe, Adamu yahimbye umugore we izina Eva, bisobanuye ngo nyina w'abafite ubugingo bose. Adamu n'umugore we bajya mu burasirazuba bwa Edeni, aho batangiriye imiruho yabo mu rugendo rwabaganishaga mu busaza, kugeza basubiye mu butaka bakuwemo. Nubwo batari bakibanye n'Imana nk'uko byahoze mbere, igice cya 4 cyerekana ko Imana itatandukanye n'abantu bayo burundu, ahubwo ko havutse uburyo bushya bwo guhuramo n'Imana binyuze mu bitambo. Iki gice gihera ku munsi abahungu ba Adamu na Eva bazanye amaturo yabo ku gicaniro bubakiye Uwiteka, amaturo bakuye ku bikorwa byabo, maze ituro rya Abeli rirashimwa, naho irya Kayini mukuru we riragawa. Kayini abonye ko Imana yitaye ku ituro rya murumuna we, byaramurakaje cyane ku buryo Imana yamuburiye imubwira yuko ibyaha birimo kwitugatugira ku rugi bimushaka, ariko ko afite ubushobozi bwo kubitegeka. Ibi gusa byashoje Kayini yishe murumuna wa Abeli. Imana yaramusanze imubwira ko imuciye ku mwero w'ubutaka, kuko bwasamye bukamira amaraso ya murumuna we avushije, kandi imubwira ko azaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Bibiliya ivuga ko kuva icyo gihe Kayini yavuye imbere y'Uwiteka no muri bene wabo, ajya mu gihugu cy'Inodi, ahubaka umudugudu, ahabyarira abana, nabo babyara abandi, ariko bakomeza kuganzwa n'ububi, kugeza ku yitwa Lameki wigambye ko yakoze icyaha kiruta icy'umukurambere we Kayini, ndetse ko igihano cyacyo cyaruta icya Kayini inshuro 77. Ku rundi ruhande mu gice cya 5, Adamu yaje kubyara undi muhungu amwita Seti, bisobanuye inshumbushanyo y'Imana. Inshumbushanyo yaje ku bwa Abeli umukiranutsi wishwe na mukuru we Kayini. Mu rubyaro rwa Seti dusangamo uruhererekane rw'imbyaro zagaragayemo abantu b'abakiranutsi nka Henoki wagendanye n'Imana imyaka 300 akajyanwa mu ijuru adapfuye, ndetse na Nowa warokokanye n'abo mu nzu ye ubwo Imana yarimbuzaga isi umwuzure. Biratwinjiza mu gice cya 6 kivuga byihariye ku mwuzure ndetse no kurokoka kw'inzu ya Nowa. Iyi nkuru ihera ku kugwira kw'abantu mu isi, ari abo kwa Kayini ari n'abo kwa Seti, bose baragwiraga, maze hagaragara amazina mashya abiri ariyo abana b'Imana n'abana b'abantu. Abasesenguzi ba Bibiliya bayagiyeho impaka nyinshi, aho bamwe bavuga ko aba bana b'Imana ari abamarayika bagomye ku Mana bagacibwa mu ijuru, abandi bakavuga yuko ari urubyaro rwa Seti umukiranutsi rwubahaga Imana rwashakanye n'urubyaro rwa Kayini. Bibiliya yo ntitinda ku busobanuro bw'ayo mazina, ahubwo ingingo ikomeye yibanzeho nuko muri iryo shyingirana ry'abana b'Imana n'abana b'abantu havuyemo abantu b'ibihangange ariko babi, ku buryo barushijeho kugira isi mbi. Ububi bwayiganishije ku gihano cyo kurimburwa n'umwuzure. Imana yagambiriye kurokora Nowa, bivugwa ko ari we wasigaye ari umukiranutsi mu b'igihe cye, maze imutegeka kubaka inkuge nini yo kuzahungiramo we n'umuryango we, hamwe n'inyamaswa ndetse n'inyoni bizarobanurirwa kurokoka uwo mwuzure. Igice cya 7, icya 8 ndetse n'icya 9 byerekana Nowa yinjira mu nkuge Imana ubwayo ikayikinga, maze imvura ikagwa iminsi 40, amazi nayo akamara iminsi 150 yaratwikiriye imisozi yose, akarimbura ibiriho byose, kugeza ubwo Imana yibutse Nowa itangira gukamya amazi musozi, awumutse haraboneka. Imana yasohoye Nowa mu nkuge imuha umugisha, inamusezeranya ko itazongera guhanisha isi umwuzure, imuha n'ikimenyetso cy'umukororombya kizajya cyibutsa iryo sezerano iteka. Nowa yongeye gukandagira ku butaka, yafashe ku nyamaswa zitazira maze atambira Uwiteka wamurokoye, izindi nyamaswa zisubira mu byanya byazo zitangira kororoka. Umuryango w'abantu nawo utangira imirimo yawo ku isi, batangira kubyara ngo bakwire isi nk'uko Imana yabibategetse, ibasubiriramo itegeko yari yarahaye Adamu na Eva. Nowa wasaga nka Adamu mushya, nawe yongeye kugwa mu cyaha cyakomotseho undi muvumo, ubwo yanywaga vino agasinda, maze akambarira ubusa mu ihema rye. Nowa yavumye Hamu umuhungu we warebye ubwambure bwe akamuseka,
maze uwo muvuma watura no kuri Kanani imfura ya Hamu, ariko aha umugisha Shemu na Yafeti abahungu be bambitse ubwambure bwe. Igice cya 10 kivuga ku kororoka k'urubyaro rwa Nowa kitwereka ko mu rubyaro rwa Hamu havutsemo umugabo w'igihangange Nimurode, wari umuhigi ukomeye, akaba n'umwami wa mbere wavuzwe muri Bibiliya, umwami wubatse umurwa w'i Babeli n'i Nineve. Igice cya 11 tugiye gusorezaho gitangira abantu baragwiriye mu isi, ariko bigomeka ku itegeko Imana yabahaye ryo gukwira isi, bihuriza mu kibaya cy'i Babeli, aho bigiriye inama yo kubaka umunara muremure ugera mu ijuru ukabahesha izina rikomeye, kandi ukabarinda gutatana ngo bakwire isi. Ibyo byongeye kugusha isi y'icyo gihe mu bwigomeke, Imana nayo yitegura kugira icyo bikoraho. Kuri iyi nshuro ho Imana yahisemo kubanyuranya indimi bananirwa kumvikana, maze barekeraho kubaka umunara, batandukana ubwo bajya gushinga amahanga atandukanye yavuyemo abatuye isi bose. Mbere yo kugera ku gice cya 12, igice cya 11 gisoza tubona ivuka rya Aburahamu uzatubimburira mu nkingi ya 2, Imana imuhamagara mu batuye isi kugira ngo atangirane urugendo nayo, urugendo ruzagarurira isi umugisha yahoze itakaza ku buryo bwisubiramo uko imbyaro z'abantu zagwiraga mu isi. Muri iyi nkingi twavugagaho igize ibice 11 bibanza, tubonamo amatangiriro abiri y'isi yatangaga ibyiringiro, aho Adamu na Nowa batari bariho icyaha, ariko bigasoza batengushya Imana. Hatangiraga isi itanduye, irimo umuntu ufite ubushobozi bwo guhitamo icyiza cyangwa ikibi, bigasoza ikibi kimuganje. Mu nkingi ya 2 tuzareba uko Imana yasanze umuntu mu isi yigometse kugira ngo atangirane nayo urugendo rwo kuyubaha, urugendo rugana ku rubyaro ruzahesha isi yose umugisha. Inaha dushoreje ikiganiro Imana n'ibihe. Imana iguhe umugisha, nawe utaha.